university aho bigisha bose muri science ntabwo bemera yuko umuntu yaremwe ahubwo bavuga yuko umuntu arevaruwe nzi ko iki kintu umuntu atababara yuko ikintu cyavuzwe kandi kaba kigishwa abantu niyo mpamvu ngo bagenda bakora izo bitaza excavations bakagenda bagacukura ahantu bakavuga ngo babonye agahanga k'umuntu kamaze imyaka ya miliyoni 3 none byo tukabyemera kuruta icyo bibiri ivuga technology n'umurimo wa satani siyo yigishwa se kugira ngo abantu bakize ngenda vuze ngo technology n'umurimo wa satani ni porogaramu yatangiranye n'ikinyejana cya 17 ibyo bitaga industrial revolution tugendera mu ndege kubera technology tugendera mu modoka kubera technology ariko technology radutwara ituganisha habi tutabona uzi ikibazo abajapani bafite abagabo bataye abagore bararongora amarobo y'abagore noneho abagore nta bagabo bafite aho barwanirwa na depression noneho ibyo kabyita byiza se turongora amarobo abagore barongorwe n'imbwa kuko babuze abagabo ejo n'abagumwira burakazi nawe wasaze nk'umuzungu kazasobana n'imbwa. uyu munsi ngira ngo murabona ko turagarukanye na Pastor Musisi kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu. Niba unashobora kubwira ati tariki 15 zo kwa munani igihugu cyarahagaze twese abanyarwanda turamye igishushanyo kuko twaruhuse kuko Bikira Mariya yagiye mu ijuru n'urugero ntanze and this iki kintu kandi n'ikinyoma yagiye mu ijuru ryari ibintu byabaye ejo muri mu cyamagana 850 none se kuki mbe biratari yaragaye ko yagiye mu ijuru ubu ngo mpanganye n'abayehova bo baravuga ngo Yesu ubutware bwa Yesu ngo bwatangiye gutegeka isi mu cyamagana 914 barashaka kubinyemeza ntabwo no it's blatant nonsense Yesu se iyo myaka yose ngo nibwo satani ngo yakubiswe inshuro ngo mu ijuru ngo aramanuka kwa kwisi none umuntu ngo byakirene none se kuki ntabivugaho ahubwo ubyemera kabyemera n'ugomba kuroho kabirika akafata indizira. Pasi ubundi aho ngaho icyo bavuze hari ahantu biri bigaragaza icyo ngicyo bavuga kimeze nka cyakindi abadivantiste no bavuga yuko ngo Yesu ngo yavuye ahera yinjira ahera cyane mu 1844 ese ibyo bintu bisoma he byanditse muri Bibiliya ntaho biri abadive bandika bo bavuga ngo uhereye igihe bo bakaga mu mwaka wa 400 injyambwe 76 something like that niho babara wereye icyo gihe ukaza ubwo mbere ya Kristo ariko noneho ukaza ukagera mu cyamagana 844 bikaba imyaka 2300 noneho ibyo bintu babikora batyo ni ibintu bimaginize ariko ni wa mwuka w'ubuyobe kuko byavuzwe n'uwitwaga William Miller cyangwa William Miller icyo gitekerezo yazanye noneho umunsi Yesu agomba kugaruka atagarutse akorwa n'isoni gende nta nubwo yakozwe n'isoni yagive up he was disappointed bawita ngo the great disappointment iwabo so kuba disappointed no gutakaza ibyiringiro byo bawukoruka bivanaho umutima mbese ukiheba noneho rero haduka umukobwa wari ufite imyaka 17 cyo gihe witwaga Elena yaje kwitwa Elena White hanyuma yari afite irindi zina n'abari Granding n'abari guriki ariko ibyo kuko yitwa Elena G White so iryo zina rero ryagi niryo kane kavuge Elena White ko nibyo byumvikana yarasuye imyaka 17 aza nakomeza babandi bari bagiye bose gusubira inyuma ngo basubire mu byo barimo noneho kuko satani yabonye yuko bagiye gukira ko bajya gusubira inyuma bagasubira muri bene wabo kongera bagatangira gahunda yindi bira bakabyihorera we aza komeza bya bindi bwabo yobe kumukomeza avuga yuko aho ngaho Yesu yavuye ahera bakajya ahera cyane kandi ho mu ijuru kandi ibyo bintu bibaho ntabwo ijuru ntabwo rifite ahera cyane ahera cyane no Imana yabwiye Mose ngo uwubacyo ukurikije icyitegererezo wabonye cyo mu ijuru icyitegererezo cya kuba Imana yamwe w'icyitegererezo wabonye ni ishusho Imana yamukoreye ntabwo yamwe ngo no mu ijuru ndiko hameze kuko bigeze bityo mu ijuru twakwibaza ngo ese mu ijuru arahera cyane nahera boro cyo ntabwo tukize ese mu ijuru haba y'ibyaha abantu bakwiriye gutambirirwa bo mu ijuru ubwo byabivuze ngo ni parallel hari ijuru n'isi mu ijuru hari operation zikorwa n'izigomba gukorwa mu isi icyo gihe cyaba ari ikibazo gikomeye byatangira kudutesha umutwe no kwizera ibitaruko icyo gihe niyo mpamvu tuva kuri Bibiliya tukizera ibindi noneho rero kuko barwana n'abantu bashaka gusubiza abantu kuri Bibiliya no mugambi wa Satani kuva mbere hose buriya n'ubugorozi bwaje gusubiza abantu kuri Bibiliya tuvuga ubugorozi
tuvuga gahunda ijyanye n'ubugorozi bwatangiranye na Luther, Martin Luther. Ubundi intention kwari gusubiza abantu kuri Bibiliya ubwayo, icyo bita sola scriptura, ibyanditswe gusa, only the holy scripture. Ibyo ngibyo umuntu akongera kandi akashaka kongera kudutakaza mu tujye ku bindi, twubakire ku mayerekwa, twubakire ku buhanuzi bushya bwadutse, abamurimuri, abayehova, abadivantiste bafite ibibazo, bafite ibyo tugona dimensions zivuga ngo amatorero arindwi yo muri Aziya ngo ashushanya amatorero ngo periode zagiye zibaho. Ubu ngubu ngo turi mu itorero rya nyuma ngo ryitwa Laodikiya. Ukibaza n'abatorero aba Laodikiya rero biki gihe tuzashira, kuko Laodikiya bavuze yuko yambaye ubusa kandi humirije. None ukibaza bizagenda bite? Badiva kakubwira ngo no Laodikiya barimo no dini ryabo ni Laodikiya. Bategereje kuzaza ku mwuka wera. Ubwo kuza ku mwuka wera kuzaza ryari? Ngo cyagiye bazatangira gutotezwa. Ubu nta mwuka wera uhari. Abayehova bakakubwira ngo twe ntabwo tujya ku ifunguro ry'umwami wacu. Hano mu Rwanda hari umuntu mu Binyamirambo niwe bambwiye iyo bateranye bagiye ku igaburo ry'umwami wacu, niwe wenyine uryegera. Kuko niwe ufite isezerano ryo kuzajya mu ijuru, abandi ntabwo bazajya mu ijuru, bazaguma ahangaha mu isi. None pasi ntabwo abatimwe Jehova bagiye bajya ku igaburo ryera? Oya, babukoze ishyano barikoraho gusa by'umugenzo rikagenda. Muri bo uzajya mu ijuru ntabarenze umwe muri ba bandi 144. Abantu nk'abo nguko tubakuriye iki? None se pasi Yesu asangira intumwa ze rya joro, ese intumwa zakozeho gusa cyangwa zarariye? Aranababwira ngo mujye mubikora mutya kugira ngo munyibuke. Zarariye zo zarariye, ariko bo babihindura ukundi. Bivuga ngo ntabwo bari mu murongo wa Bibiliya, bavuyemo kera. Bo ni abantu bazibera mu isi. Kandi Charles Taze Russell, fondateri w'abadive, ari mu muryango, ni fondateri mu miryango 13, umwe mu miryango 13 ya Illuminati. Yes. None ibyo bintu bivuze ba nyiri ubwite kugira ngo bahunge ishyano banabyibaze, ahubwo bikaba intandaro y'intambara. Kuko bamaze gufatwa mpiri. Erega burya wafungwa n'iminyururu iguhambiriye amaboko. Kuko Paulo yaravuze ati barampambiriye ariko ijambo ry'Imana rihambirwa. Ushobora kuba uri imfungwa mu buryo buri physical ntacyo butwara, ariko kuba uri imfungwa yo mu buryo bw'umwuka ufite ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu burya ibyaha byose bikorwa munsi y'ijuru bizababarirwa, ariko icyaha cy'ubuyobe kuko gikirwanya umwuka wera ntabwo kizababarirwa. Niyo mpamvu tuvuga ngo ubuyobe ni ikintu kibi cyane iyo umuntu yayobye. None umuntu akakubwira ngo reka wivuga kuri ibyo bintu, vuga ibyawe. No muri Amerika ubu niyo filozofi igiye gutera imbere. Filozofi igiye gutera imbere, wenda twakomeza tukaza gukora icya kabiri kino kiganiro gihe cyo gusubiza abana bantu. Filozofi igiye gutera imbere niyo kuvuga ngo wivuga ku muntu imiterere ye. Niba abantu ari abatinganyi, vuga ibyawe, vuga Yesu, ariko bivuga ku butinganyi. Bivugaho. Niba abantu bakuramwe inda, reka kubyamagana yuko ari ibintu bibi. Niba abantu bakora ibintu bya divorce ukabivuga uti divorce ntabwo ari nziza, baravuga ngo no, mind your business. Nuvuga uti abagore roro yabo ni iyi mu cyaki, ntibakwiriye kuvanwa abashumba n'iki, ntabwo ari byo, urabukoze ikibazo. Ubwo ngubwo abo buringanire bakaba bakubonye. None kugeza igihe badadukamura ukabura naho uvugira, bikaba ngombwa yuko uceceka kugira ngo ubeho. Iyo rero niyo politike irimo yavanswe. Naho mwuko uri mu bantu bakubwira ngo wivuga kuvuga ibyawe, reka kwibasira abandi. Wava kuri Kiliziya Gatolika ngo ukoze ishyano ngo uri umucamanza, naciye imanza sene. No, I am not judging anybody, I am only advising. Ndajya inama, ndavuga iki kintu si cyo, bakundwa mwihane. None se igihe Yohana Batista yabwiraga Herode wakoze icyaha amategeko atemera, wazunguye umugore wa murumuna wawe kandi akiriho, kandi amategeko ntabyemera, kandi koko Yohana Batista avuga ibyanditse mu isezerano rya kera. Herode yari umuyahudi, bavuga yuko yari afitanye yari umuyuda ariko wakoreraga abaroma, yari umwami nyine uhagarariye inyungu z'abaroma. Iyo yakoze cyari iki? Yarababaye, umugore wabyumvise aterera aha ati bakamvugira umugabo, barashaka kunkura amata mu kanwa. Aheraka afata icyemezo cyo kuzicisha Yohana Batista. Eventually Yohana Batista baramwica.
kuko yije bajya kumubwira ati vuga ibikureba, ndabereka Kristo, niba mukurikira niwe uzababera umucyo umurikira intambwe z'ibirenge byabo, bave mu bantu baba. Ejo nabonye ikintu cyarashikize cyane, by the way, ariko dufite ibibazo. Uzi yuko hari umugore ufite itorero, idini rinini cyane, itorero ry'abapantekote muri Nigeria, bose yabashoreye abijiza muri Islam. Yes, first of all ni umugore, cyo dushaka tuvuga yafasha abantu abarusha mu mworero, bose niko bamukurikiye. None se ntiwumva yuko bari abantu bayobora abantu babatwara bakabashyira mu kintu? Iyo twopozeza ibintu nk'ibyo, umuntu afasha abantu, ese kuki bumvise kuki yabwo tujye muri Islam bakajyayo? Yarabakonvisinze, aravuga ati jewe cyane cyane bari abantu ko bafite n'imyuka. Burya abantu babayobe bagira imyuka iri powerful. Iyo babwira abantu ntabwo babereka umwuka w'Imana uyobora mu kuri, ahubwo wa mwuka wa dayimoni bariho niwe ufata muri ba bandi ukabemeza ku ngufu kugira ngo bari abantu bagire bate bemera ibyo uriya muntu avuga. Mbonye n'akaryo kugira ngo wenda mvuge bino bintu abantu babyumve nabo ngo batanyumva babaze bumve. Wambwira ute ko dushobora gusanga abantu ibihumbi bari inyuma y'umuntu ababwira ngo barishe nk'inka, abantu bakarisha nk'inka ngo ubwo n'itegeko ry'umwuka wera? None se aragiye amatungo? Bari abantu baramanutse muri urwo myumvire. Nabonye wabwiraga abantu ngo arashaka ngo kubasengera akora ku makariso yabo, abagore bakaza bagahagarara imbere ye. Ibi bintu biriho, kandi ibyo bintu bikora iki? Cya mbere na mbere bitukisha izina ry'Imana. Noneho bituma abantu, kandi koko nibyo, bavuga bati noneho ahubwo amadini niyo kintu cya mbere kibi ku isi umuntu yajyamo, kuko barakora ibintu by'urukozasoni. Iyo tuvuga amadini rero, twebwe tuba tuvuga amadini yose, yaba aya ngaya yita amatorero ngo ya gikirisi ya gipantekote, ayo yo ni mabi cyane, kuko yo avuga umwuka ariko ntafite ubushobozi bwo kurobanura imyuka. Kandi dufite Bibiliya twigisha yuko twahawe impano 9, imwe muri zo ni ukurobanura imyuka. None se itorero ridafite, yiba itorero rya Kristo ryari rimwe, twakaba dufite iyo gahunda yo kuvuga ngo tugomba kugenzura n'imyuka itujemo, tukamenya ishingiye ku kuri n'ishingiye ku kinyoma. Noneho kubera yuko amadini ageze ku rwego rw'umuntu kugira akadini ke ko mu rugo rwe akagakontorora, kandi afite imbaraga za gikonikoni, abantu bakamukurikira. Niyo mpamvu tuvugira hirengeye nka kugira ngo abo bose bumve, n'aba bandi babiri mu Imana yahamagaye babihungemo, bashobore guhindukira, bamenye ko ibyo bintu atari byo, kuko baragana mu irimbukiro. Kuvuga rero ni byiza yuko iyo tuvuze amadini yose, none se twumvise Kristo yavuze ngo abafarisayo n'impumyi zirandata izindi. Ntabwo abantu bose bahindukiriye Yesu nubwo yari ahari Imana, ariko abamuhindukiriye yabahaye ubushobozi bwo abana b'Imana, kandi yabahaye n'umucyo no kumucyo wo kumenya. Kandi uwo Kristo ni uriho na bw'ubu, ko niwe mwuka wera twarazwe uzabana natwe iminsi yose, agatuma tumenya ukuri kose. None ubu kuri kose kwa mwuka wera turakurwanya kugira ngo dukomeze tube muri bya bindi, kuko bya bindi nabyo ni ibintu byaje hanyuma n'izaduka nabyo. Kuko niba tuvuze ngo amenshi mu amadini aya ngaya y'ubuyobe yadutse mu kinyejana cya 19, aza asanga ubugorozi bumaze imyaka 300, kuko yo ubugorozi bwatangiye mu kinyejana cya 16. Martin Luther yatangira ubugorozi, amaze gusaba abantu ku rwego ruboneye. Noneho ubwo haje abandi baza bamuvuguruza, bashyiraho ibindi ari byo by'ibyo tubona. Ibindi ni ibyadutse mu kinyejana cya 20 ejo bundi, nyuma yivuka rya Pentecote. Pentecote yarongeye ba resurrected mu kinyejana cya 20. Abantu benshi bakurikirana bino bavuga nk'ibi, bamwe banzika idini, abandi n'abantu bita bamenyi, ariko yakuvya tumva akumva bayi challenged, byo bituruka mu bwibone, akaza guhangana gusa, yagatsanya guhangana ko yiyemera n'umumenyi, ariko mu by'ukuri nta cyazi. Ubundi Bibiliya twebwe dusaba kugira ngo twicishe bugufi. Njye kujya kwiga mu ishuri rya Bibiliya muri teologie, nagiye urede narahawe titre ya pasteur. Ariko umwarimu wacu yaricara aravuga ati pasteur ni bangahe mushyire hejuru tushyire hejuru, abapotre abaki mwese, abari basanzwe ari abakristo basanzwe no bashyira hejuru, abari abaririmbyi. Aranyatwa ati mwese rero ubu ngubu titre zanyu zishiriya, mugiye mwese mugiye ku ntebe y'ishuri. Twese twumwe twarita mwana najyaga nyobora, cyangwa se waruzi ngo ni pasteur agiye kureba kundeba mu kanwa agiye kususwa. Ariko kugira ngo wige nyine ubyo ugomba kubishyira hasi. Yes, ukavuga uti okay, reka ibyubahiro banje byibishyira hasi kugira ngo ugire icyo ndonka. Abantu bose buriya bafite ngo nibitwa ni ba bishop, ni ba apotre, ni ba profete,
buriya bibiri karede ignorant ni na biriya ntibayizi. Nicyo kibazo gusa, ahubwo baragenda bagacisha bakibonera imbaraga za gikonikoni zikaba arizo zikora. Kubita ahangaha umuntu yikubise hasi yaza abantu bagatitira bakagwa acira urufuzi. Ibintu bimeze bityo ugasanga abandi bararuka, hari uwazaga ajya gurukisha ahangaha abantu ibirutsi bikuzura aho hose. Noneho ukibaza ibi ngibi biraganishaho umuntu afite n'umurozi, afite imyuka ikoresha abantu ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ijambo ry'Imana afite zero, ntabwo afite background y'ubumenyi. Noneho rero iyo turebye imyuka cyane cyane iri dangerous, urumva hari igihe cy'ubugorozi bwabyaye Protestant, hari n'igihe cyo kuza k'umwuka wera mwitoro ubupantekote bwongera gusubira kuri wa mwimerere wa kera. Ibyo byabe mu kinyejana cya 20 bitangirira ahitwa Azusa i California muri Amerika. Abantu b'amadini yose bari bahuye, ntabwo ryari idini rimwe, abantu barasenga bariyiriza, bagiye kubona umwuka wera amanukiye ku bantu. Icyo gihe abantu bakira indwara, abandi barihana, abantu bararira. Bwa mbere abirabura n'abazungu baba umuntu umwe, kuko abazungu ntabwo bemeraga yuko ari umuntu ashobora guhabwa umwuka w'Imana, ariko babaye surprised. Nk'uko n'abayuda batemeraga yuko abanyamahanga guhabwa umwuka w'Imana. Ubwo Petero ajyaga kwa Koruneliyo bagashaka kumwica, bene bo bakamubwira ati wakoze ishyano, wagiye gusangira n'abanyamahanga, wiyanduje. Kandi ubwo Petero yari amaze guhinduka, yarabaye umukristo, yaratakiriye umuyuda, ariko gushaka kugira ngo abayuda yuko basitaza, yababwiye ati ntabwo byari byaturutse ku isumba byose. Natwe rero tubwiye abantu ibyo dukora byaturutse ku isumba byose, ntabwo tuba dushaka kugira ngo turwanye ukuri kwabo ngabo. Nowe turashaka kugira ngo ahubwo abantu barebe ukuri. Ni amatsinda abiri Imana yakoze. Hari itsinda rya Luteri ryo gushinga ubuporoso, ubuhakanyi, bagahakanya ibyo ntuza yavugaga, Gatolika yavugaga. Satani ashatse kurwanya bwa buporoso, kubuca intege, azana amadini yandi ashingiye ku mayerekwa, nk'abamorimori, abadive, abayehova, ababuranamu. Abo bose baje nyuma. Aba bandi b'abagorozi bo baturutse, iyo ni kategori y'abadive. Abo batubari madive ni intuza, ni amavugurura yabo y'icya kidive, kandi ntabwo bavugurura agana kuri Kristo, ahubwo bavugurura agana mu mworero urushijeho gukomera. Ni ukuvuga ngo aya madini uko arane nkubariye, abamorimori, abayehova n'abadventiste bo barwanyije ubuporoso. Ababuranamu bo baje, ababuranamiste bo baje mu by'ukuri bashyiriho kurwanya ikintu cyitwa Pentecote. baza berekwa nabo, baje mu iyerekwa. Niyo mpamvu bakubwira bibasa cyane ku mubatizo, uko ibyo bakora byose utarabatizwa mu izina rya Yesu gusa, ibyo biba intambara. Kandi Pawulo yaravuze ati ntabwo naje kubatiza, naje kuvuga ubutumwa bwiza. Umubatizo n'ubundi Kristo niwe ubatiza umuntu, kuko niwe utubatiza mu mwuka wera. Bashobora kuba nibashaka bakwibike muri Indian Ocean kandi mu izina rya Yesu, ariko n'ubundi Yesu ataguhaye umubatizo wo mu mwuka ntacyo byamara. Noneho rero ni ukuvuga ngo icyo nashaka kukubwira ubundi ni twofold. Ubugorozi bwaje mu bice bibiri by'ingenzi. Hari igice cya Luteri, nakikubwiye, cy'abaprotestant. Hari n'igihe cyo kuza k'umwuka wera. Ibi ngiye icyo nta fondateri kigira. Umwuka wera yaje gusa abantu basenga. Noneho mu gihe basengaga, umugore wari urwaye witwaga Horimani niwe wari urwaye, hanyuma asengera arwaye indwara, umuntu muri congregation aramusengera ahita akira. Noneho bibi gitangaza uwo munsi abantu buzura umwuka, batangira bakajya bagira amateraniro y'umwuka wera yo gusenga, bashyira imbere imbaraga z'umwuka wera gukiza indwara no kwihanisha abantu. Noneho icyo gihe abazungu, uwitwaga William Seymour, yari umwirabura w'umuniguru, yari afite n'ijisho rimwe. Uwo muntu akajya asenga akarira akiyiriza, yasengera abazungu bakuzura bagakira indwara, baravuga ati ibintu gitangaza. Uhereye ubwo movement ya Pentecost igira imbaraga nyinshi cyane. Actually ni naryo dini ririmo ritera imbere mu madini, kuko ayandi madini yarahagaze, burya nta kivuga ubutumwa. Usabwira ngo abangirikani bajya hariya bakavuga ubutumwa, byararangiye. Adventiste ijya mu kuvuna ikababwira ngo igihe kirageze, byo bita barabatera ubwoba ati mugiye gupfa, murare umunsi w'inyamaswa kandi mugiye kurimbuka. Abantu bakajyayo kubera ubwoba. Mbega mwani magambo saga kiza, ahubwo n'ubwoba n'uguhunga. Kandi iyo uhinduye abantu kubera ubwoba, ntacyo burya ntubakijije. Babakizwa se bate?
noneho rero icyo ashaka kuvuga wera akanya tugakoresha neza kugira ngo tuvuge ku by'amadini wa mugani urwikekwe rwabo ngabo ruveho. Imana ifashe kugira ngo mvuge ibyo bashobora kumva nubwo batahinduka ariko nubaceceke bumve yuko ibyo mbabwira ibyo ari ukuri. Ziriya feze ebyiri zikomeye kuva kuri gatolika ukajya muri protestantism, ukava muri protestantism ukinjira muri pentecostal movement, ni ikintu gikomeye cyane. Ubu rero pentecostal movement irimo irakora irakwira isi yose, ariko icyitonderwa yavuye ku murongo. Satani arayinjiramo akazanamo imbaraga gusa, kuko bavugaga imbaraga uburyo ubutumwa bwiza bushingiye ku nkingi ebyiri za mwikorezi, ibitangaza n'ijambo ry'Imana. Kuko gusoma Bibiliya abantu yaba twayigaga neza umwuka akaba ari utwigisha byaba byiza. Njya mbwira abantu akambwira ngo ugera asomye Bibiliya ndongera gisoma 3-4 ko ariko nasanze nta kirimo. Use wowe wayisoma gurindi ngo ndi umuntu gusa wasomaga? No, nta kintu cyuzi. Dore icyo Bibiliya ivuga ndasobanura neza. Iravuga ngo Mariko 16:14 Yesu amaze kuzuka ngo ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubo kutizera kwabo no kunangira kw'imitima yabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati nimujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Aha ngaho no murongo niwe ababranamu bayobeyemo ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Noneho umbatizo bawusimbuza kwizera. Bo kwizera ntabwo baguha agaciro, baha agaciro kubatizwa kandi mu izina rya Yesu gusa. Nicyo bakubitisha umuntu wese, ugasanga ni nacyo ni ikibazo. Umurongo wa 17 iki nicyo kwitonderwa. Kandi ibimenyetso bizagumana bizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Aho urabyumva ibyo bintu? Aha rero mu gihe abantu barebye ibi nibyo usanga birukankana gukora ibitangaza. Yandi magambo no kuvuga ngo ibi nibyo barebaho gusa ijambo ry'Imana barivuyeho. Noneho rero mu murongo wa 17 no 18 wuzuzanya n'uwa 19 hamwe na 20. Iyi mirongo ko ari ine ugomba kuyumva: 17, 18, 19, 20. Wa 19 uravuga ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Ubwo ntagiye mu rugomba 20. Abo barasohoka, babandi 11 yigishije, abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha. Ariko urumva ibyo bintu, ari yagiye mu ijuru yicaye iburyo bw'Imana kandi arabafasha, yagarutse ngo ari kumwe n'abafasha akomeresha ijambo rye, ibimenyetso bye byagendanaga naryo. Urumva ijambo ry'Imana rero ryavugwaga, Yesu akarikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza. God bless. Aho ngaho habe ni ibintu bipfira. Ibi ngibi bitwa ni ibintu tumaze mu imyaka. Mfite imyaka 38 maze muri iyi nzira y'agakiza. Bamwe muri abo ngo bantuka bari bataravuka, ariko igihe kirekire maze sicyo kimataringa cyangwa se gifite agaciro. Gusa ibyo nagiye nimpishurirwa muri icyo gihe namaze. Abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga naryo. Ni ukuvuga ngo rya jambo yari ijambo rya Kristo, araryishimira kuko ari kumwe natwe hano mu buryo bw'umwuka, akadufasha kugira ngo yigaragaze. Nutavuga ijambo ry'Imana ukagera gushyira imbere ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo biba biturutse ku mwanzi. Kuko hariho imbuzi muri Bibiliya zivuga ngo gukora k'uwo mwanzi kuri mu buryo bw'ibimenyetso n'ibitangaza. Yes, kugira ngo abadakizwa by'ukuri barimbuke. Mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye ab'Itesalonika igice cyawo cya 2 ayo magambo zahaye sana. Ni ukuvuga ngo ibitangaza tugomba kubireba tukabitinya cyane. Cyo ni icyambere. Cya kabiri, no kuvuga ijambo ribwira abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana nabyo birashoboka, ariko kandi Satani ubivuga, kuko Satani nta kintu adashobora gukora. Ariko ikintu kinanira Satani ni imirimo yo gukiranuka, kuko muri we yaravumwe. Kugira ngo akore ibyo gukiranuka ntiyabikunda, ariko ashobora kwigisha abantu bagakorwaho, abantu bakihana. Ariko ko ari Satani ntabwo Imana yamushyigikira ngo akore ibimenyetso n'ibitangaza, kuko yirabuzi. Ariko ashobora kuza akavuga ati nimwihane murarimbutse, ibintu bye mureke ingeso. Amadini yose ntavuga amadini yose uzareba, yigisha gukora neza, kwanga ibibi ugakora ibyiza. None se kuki abayoboke bayo niki babura kugira ngo bakore bya bindi amadini abigisha?
ni uko badafite kirisito. Kamere y'umuntu ntabwo yashobora kumera kugira icyo ikora kinyuranye nayo uko ishaka. Ni ukuvuga ngo amadini amenshi uzabona avuga gukora neza ukareka ikibi, gukora neza ukareka ikibi, ariko bibagirwa kuvuga kirisito. Kandi kuvuga kirisito ntabwo ariko bose bashobora kumwakira. Erega ibintu byo tugomba kumenya, Yesu yaravuze ngo abajya mu ijuru irembo bazanyuramo rirafunganye kandi ni bake. Ntabwo twaje kugira ngo dushinge amadini abantu tubikubire tubarwanire buri muntu agira umugabane we. Icyo gihe nugira umugabane wawe uzarimbukana nawo, kuko nawe ntacyo ufite. Abantu tubamikira kirisito. Yewe mvuze bu butumwa niba bubonwa n'abantu aho mvugira hose, niba bageze mu bihumbi 100 n'urugero, ariko nka buri gihumbi cyazajya mu ijuru, cyo kirahagije. None pasi, uriya muntu wanditse komenti hari ijambo yavuze ngo vuga ubutumwa ngo bubasha kuzana abantu kuri Kristo, ngo sino ngo nubundi ibyo uvuga nawe bya biri kwe by'abantu. Ese ubutumwa muvuga iby'Imana barabisuzugura. Amashuri bari abantu ba intellectuals benshi bazi yuko isi itaremwe n'Imana, kandi amadini yarabyihuriye ntabirwanya. Muri za university aho bigisha bose muri science bemera yuko, ntabwo bemera yuko umuntu yaremwe, ahubwo bavuga yuko umuntu yarevaruwe. Nazi ko iki kintu umuntu atababara yuko ikintu cyavuzwe kandi kaba kigishwa abantu. Amadini akaba atabivuga kandi ukuri bagufite muri Bibiliya. Niyo mpamvu ngo bagenda bakora icyo bitaza excavations, bakagenda bagacukura ahantu bakavuga ngo babonye agahanga k'umuntu kamaze imyaka ya miliyoni 3, bakavuga ko umuntu yari ateye icyo gihe, bakamushushanya bakabizana. None byo tukabyemera kuruta icyo Bibiliya ivuga. Tukemera ibya research z'abantu ngo n'aba scientists, ariko ntitwemera icyo Bibiliya ivuga. Kandi Bibiliya hari ibyo twe duheraho tuvuga ko ibyo ivuga ari ukuri, kuko ibyo ivuga bitugiraho ingaruka. Kuko ubundi Bibiliya ikintu yibasira n'icyaha, kandi turabanyabyaha, kandi icyaha kiratubabaza, kandi dushaka ko tunagikorerwa. No muntu arakubwira ati icyo kintu witwaje ni kibi, arakubwira uburwayi bukurimbura, buzakurimbuza, kandi butuma ubura n'amahoro ku isi. None ugasanga iyo umuntu ntagitekereza akuvuga siyansi umubeshya, akongera akakubwira ati ntamaze kukubwira iby'icyaha, akakubwira n'umuti wacyo yuko ari Kristo Yesu. Ariko ibyo byose ukabyopozinga, kandi cyaha kiri mu isi nawe kiragukorera. Urugero, umuntu nakwiba urababara, umuntu nakwicira uwawe urababara, umuntu nagusambagiriza umugore urababara, umuntu nakoronera umwana urababara. Icyo ni ikibi kiri mu isi. Yuko ibi bintu tubona twe dushyira imbere ni umurimo wa Satani. Tekinoloji ni umurimo wa Satani, siyo yigishwa se kugira ngo abantu bakize. Genda avuze ngo tekinoloji ni umurimo wa Satani. Ni porogaramu yatangiranye n'ikinyejana cya 17, ibyo bitaga industrial revolution. Abantu habaho ibyo bitaga ubuvumbuzi, ibintu byinshi barabivumbura kugeza noneho nyuma y'imyaka hafi 200, mu mwaka wa 1950 hatangira iyindi faze igizwe n'ibintu bibiri. 1, hatangiye icyo twita digital paradigm, igihe cyo kwinjira mu mikorere ya computer. Computer igiye gusimbura machinery, kuko machines zasimbuye hand labor, imirimo y'amaboko yari ishingiye ku bucakara. None ubu ngubu abantu bahinduka abacakara bifaranga kumara imyaka 200. None ubu ngubu tugiye gusimburwa n'amarobo, kuko tumaze kwinjira mu buryo bita digital paradigm. Digital paradigm yingiyi yatangiye mu cyamagana nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo ni muri siyansi na tekinoloji, iratwinjiza mu myaka mike cyane kuba abantu twebwe ubwacu, ubwonko bwacu bufatanyijwe na computer tukaba ikintu kimwe. Tekinoloji aho kuyoborwa n'umwuka n'ubumuntu, mugatangira kuyoborwa nk'imashini. Ubwo rero umuntu azaba atakaje umwimerere. Ubwo nuvuye ubwo se tekinoloji iratuganisha he? Niba ituganisha kugira ngo twebwe ubwacu, ubwonko bwacu buhinduke igikoresho, ariko bihinduka computer, umuntu ayikontorora akoresheje ubwonko bwacu, atujyana aho ashaka. Ese ubwo tekinoloji izaba itugiriye akamaro? Izaba iduhinduye ikindi kintu? So nta kintu n'umuntu yakora ngo kimukize. Ibyo ni byo twishima, tubyo tugira yes, tekinoloji is there, okay, reka bayikoreshe, abayikoresha ni bayikoreshe, ariko kugenda babwira Yesu Kristo. Iyo tekinoloji bayikoreshe, ariko nibagira Yesu Kristo niwe uzabereka neza igikwiriye muri tekinoloji n'ikidakwiriye, kuko nuba ha twicaye tekinoloji dukoresha. Aha, ako ngako niko nangiye kubaza. Hari
hari umuntu wanditse muri komenti aravuga ngo ese kuri gutesha agaciro tekinoloji ngo aho wari wicaye uri kuvuga ni iki wakoresheje? yes I understand. Tugendera mu ndege kubera tekinoloji, tugendera mu modoka kubera tekinoloji, ariko tekinoloji iradutwara ituganisha habi twe tutabona. Ni nkuko iyo umuntu agiye gutwara umukobwa kumutera inda, amuha utuntu twiza, akamwambika, akamuha amaherena, akamuha akasabune kagezeho, akamugurira kenda, iyo arangije kumutera inda mutaha handi. Mu yandi magambo ubwo tekinoloji imeze nk'urwo rugero utanze, yatangiye itwereka ibyiza ariko hari ikibi cyihishe inyuma yayo. Cyihishe inyuma, kuko igihe dutakaza umwimerere wacu nk'abantu tugahinduka nk'ibikoresho byayo, ntacyo tuzaba tukimaze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umugambi mubisha wayo nuko igiye kudusimbuza ibicurano, robots zimo zirasimbura abantu. In Japan ni urugero, uzi ikibazo abajapani bafite? Abagabo bataye abagore, bararongora amarobo y'abagore. Noneho abagore nta bagabo bafite, aho barwara indwara yitwa depression, kuba wenyine, umuntu kubura uwavugana nawe. Noneho abagabo amarobo yo arabafasha, kuko umugabo yaje irobo riraza rikamwakira rikamwita master. Ubundi biravuga ngo umugore ajye yita umugabo we mutware, ariko Satani arabirwanya ibyo ngibyo. Master bivuze umutware, ariko irobo iyo rije rimwita master, rikapfukama rikamukora neza, rikamukuramo inkweto, rikamuhanagura, rikamugaburira, akayikoresha byose bya sexy byo ashaka. That is where the world is going. You need technology. Noneho ibyo kabyita byiza se? Turongora amarobo, abagore barongorwe n'imbwa kuko babuze abagabo. Ejo nabaga umwiraburakazi nawe wasaze nk'umuzungu kazasobana n'imbwa. Abantu n'ikibazo cyo yaba bigaga nibwo bashobora kugira kugira muri uru kumenya ibintu, ariko ibintu babizi. Ninde wabwira yuko oni ubwayo ari ikibazo ariko akabyumva? Ariko iyo umuntu uzi gushishoza yabimenya. Njye nabiteye cyane ku bintu jenoside yabaye mu Rwanda, cyane ku bantu biciye hariya Kicukiro. Kiriya ikintu cyatumye nibaza cyane, abantu Kicukiro harya bahita kuri eto, ndeba filime narayibonye, abantu burizwa imodoka n'imbwa zabo bakubita abantu bashaka kurira, kandi abantu bita ngo imodoka zabo nizaje kurira bahunga abantu. Guhunga abantu, ugahunga abantu ukabasira abantu bafite imihoro, ubwo se uri mu ntoki. None ikintu cyashekeje, inyuma gato yabaje biruka baziye mu kindi kintu kitwa minwari. Abantu bashize baza batanga amaraporo, bavuga inkotanyi zishe abantu Kibeho, baza bakuru bavuga ibindi. Ukibaza aba bantu nibagende baturute, noneho batugaye twisha abantu wenda tuturi ibigoryi, ariko bakora ikintu gitandukanye n'ibyo twakoraga. Babonye ibintu byabereye Kabul, ntabwo nabibonye. Indege bikubita hasi, indege kugira ngo bitendeke bahunge abatalibani, barabasiga ngo babakubita batwara bene wabo, barashaka bene wabo gusa ngo n'abasembuzi babo, kuko wasemuraga bamufata nka mwene wabo, ngo n'uwo bugufi. Bageze umubano wasemuriraga hariya, kandi ngo bajya gutwara abantu babigiyemo inama yabera hitwa Doha. Abanyamerika n'abatalibani barumvikana, tugiye kubaha umwanya muze, ibyo bavuze muri iyo nama ntubizi. Icyo tuzi nuko iyo nama yashohoje ibyo twabonye n'amaso yacu. Noneho rero ibyo bintu ngiye mpita bimenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu iyo mbibwiye abantu mba afite fieri ibyo mvuga. Wowe nguvuga ngo yabikuye ahubwo waracyari inyuma. Ariko pastor, wenda ikintu navuga kuri aba bantu nuko bakwiriye kumenya ukuri. Kubera iki? Niba uvuga ibintu kandi ibyo bintu ukaba unabigaragaza biriho, nibaza igituma umuntu aza akavuga ngo ibyo avuga bikurahe, kandi ibyo uvuga biri muri sosiyete z'abantu bigaragara, muri politike birimo, muri ibyo bitangazamakuru tubibona, muri ubwo burezi tubibona. Uyu muntu ni gute ajya kubaza ngo ibyo bintu uvuga bikurahe kandi ibyo uvuganye bigaragara? Ngiye iki kintu ndakibaza cyane. Ni ahubwo ngiye ibyo mvuga byakabayeho bimufasha bimuyobora mu gushokora ubushakashatsi. Ndangiza akamubwiye impamvu ngiye njya kwiga bino bintu, kanye mbivuga ntyo ndabyumva. Umuntu w'umuzungu wabinyigishije, ntabwo yangishije byinshi, yampaye inzira gusa yo gukora ubushakashatsi. Umukobwa we twatangiye ambaza ibibazo bijyanye, ibibazo nka bitatu nibuka neza, ibindi byo twagiye ntabwo nabikurikira byose nzaje kubyibuka.
yarambajije ati ibintu bijyanye n'ibyo bita global warming niho natangiriye, isi irashyuha, anyereka ko ibintu atari byo. Ati no, ati ntabwo ari byo. Ati uzi yuko biterwa n'iki? Ndamubwira nti nogezi yuko ari ibintu bya bita greenhouse gas emissions, biriya imyuka iva mu nganda hari byo bigenda bikazana ibibazo, inganda ibyo bita ozone layer bigashyuha, rero tukaba tugiye kwicwa n'abapfa n'ibyago. Ati no, ati mwe mubeshwa byinshi, ati ibyo ntabwo bibaho. Antekerereza ukuri kwabyo, ngiye mbaza kumwita umusazi. Urumva sinamurwanyije cyane, ariko gusa ndateza amatwi ngo nige, ntangira kuba ikintu gishya, ubumenyi nari mfite fiyeri yabwo, yasobanurira abantu ikibazo yuko gituruka mu nganda, ibidukikije bigiye gushira, ikibazo cy'umuntu human action ibyo bigiye kuzana ibibazo. Nza kuza kumenya ibintu atari byo, ntabwo namuhakajije cyane, ahubwo gusa naratangaye cyambwiye. Icya kabiri yambwiye, yanyeretse dolari, aramwe ati $1 reba, ati ubwire ko rikorwa nande, ubwire ko ari leta ya Amerika. Aranseka cyane, aravuga ati $1 ni projet y'umuntu ku giti cye. Abanyamerika aya mafaranga bayaduha, nayo ni umunyamerika, ni amafaranga duhabwa ku nguzanyo. Niyo mpamvu Amerika ari igihugu cya mbere gifite imyenda myinshi ku isi. Ese kuki mutabihakanye? None wabihakanye cyo ukabihute, twe turabacakara. Yabaye sinsiya, ntangire kwikorera ibintu. Nibo naje kukwereka yuko $1 burya ririya rimwe rifite ibimenyetso byose bya Satani n'umugambi wa Illuminati wo gutegeka isi, ukomoka mu bafrimaso. Ko burya abafrimaso nibo bahita mu cyongereza custodian, ababitsi, cyangwa guardian, abarizi b'imiryango yose ikorera mu ibanga. Nibo ba chef bayo. Iriya miryango ikora, nibo bayikoresha mu nyungu zitandukanye. Bakabaye tugushinze iki, ariko ninde mututuma ni abafrimaso. Abantu banabyumve neza. So noneho nkora ubushakashatsi mu itangazamakuru, ntangira no kubona kuri za internet, kureba ibitabo, kureba abantu b'abahanga. Namaze igihe kirekire nkurikira umugabo witwa David Vaughan Icke mu Mwongereza. Ibitabo byanditse, ibitabo byinshi cyane. Icyo bita, hari igitabo cyitwa The Elephant in the Living Room, hari igitabo cyitwa Problem Reaction Solution. Ubwo arambaza ngo mbikura, ariko niho anamubwira ngo nibyo utabamenye iyo biri. Urumva neza? Igitabo cyo bita Perception Deception. Byo ni ukuvuga ngo perception ni icyo ureba, ariko kandi ari ikinyoma, kandi ukacyakira. Problem Reaction Solution ni ukurema icyago mu isi, ingaruka zacyo zamara kugaragara, ukaza wirukanka ari uje gushaka igisubizo cyacyo. Ibyo bintu birahari. Uwo mugabo ejo bundi baje kumufungira channel ya kuri YouTube, kuko yakurikirwa n'abantu bari muri za miliyoni. N'abazungu bwabo nibo nta nubwo nabira ko birabura, ntabwo bari kureva kumva nk'ibyo avuga, ariko n'abazungu bwabo ntibabyumva. Burya ntabwo abazungu bazi ibintu, benshi barashize bimwera urumogi, nabaswa cyane. Ese umuntu akubwira ngo urongora umugabo mugenzi wawe, abantu bagataha ubuka bakavuze impundu, baba barashize batakaje ubumuntu. Hari umugore umwe witwa Sivari, ariko n'izina ry'ibanga, watorotse muri Illuminati, niwe wavuze yuko icyo bita Western Society is a fraud. Ndavuga ngo sosiyete y'ubunyaburayi burengerazuba biyita yuko ari abanyabwenge n'abahanga ku isi, yavuze yuko bamaze guhinduka ikinyoma, vuga nta bantu babarimo. It's just a lie. Ibyo bizera, ibyo bakora, ubwenge bwabo aho buri bwamaze gutakaza ubumuntu. So rero uwo Sivari yavuze amagambo y'igitangaza cyane, yatorotse muri Illuminati, avuga ibyo bavuga ngo mbikurahe. Ibyo ni bimwe ntabwo navuga, ni accumulation, icyo bita accumulative knowledge.